Oh, kuri microphone umuntu wa mbere muri comment ubwo ntara introducinga himself the nigga umushapu ubwo araza kuvuga ngo tugiye kuganira nandi ko muri aka kanya ntabwo ubwo wa mbere yamaze gutayipinga reka uhite ubaha ibya Madebeats on the beats. That's what's up. That's it. Nice. That's it, yeah. Madebeats, are you good, bro? I'm good, bro. I'm good. How are you? Yeah, I'm fine. Minsi myinshi ariko akazi karaboneka ariko yourself ku giti cyawe ntago uboneka kuri feed. Where are you, bro? Man, your producer yabuze kuri feed. Afite akazi kenshi. Like ubwo ndikora kuri albums nk'eshanu cyarimwe plus my album which is the biggest project your own album? My own album, yeah. Sure. Featuring every single artist that I've worked with, yeah, you understand? So it's coming out on December 25th of December kuri Christmas. Yeah. Go album ya Madebeats kuri Legacy uzamenya ngo ibintu. Yeah, the first ever album made by a producer. Ubwo mbere bizabibaye mu Rwanda. So yeah, izasohoka muri December kuri Christmas. Yeah, so nibyo bintu mfokasinzaho cyane niyo mpamvu abantu batambona cyane ariko yeah. Ariko urahari. Ndahari cyane. Hanyuma muri iyi minsi y'abantu duheruka even meruka ntago mperutse kumva the studio urimo ariko numva izina your own. Ese muri iyi minsi ufite studio yawe cyangwa se? Well, mfite studio yanjye kuva muri 2019 hashize imyaka 3. Yeah. So nashinze studio yanjye bwa mbere muri 2019 hari mu Kiyovu. Yeah, abantu benshi barahazi. So ariko kubera ibibazo bya COVID-19 abantu batabasha kuza kuri studio n'ibiki byabaye ngombwa ko tubifunga tukabyimurira mu rugo. Then abantu bakazajya baducontactinga remotely tukakorana gutyo low key kabisa. Ariko no iyo system nshya COVID yazanye ni nziza cyane ku buryo nyine kongera gufungura bundi bushya byaratugoye. Yeah, kuko wabonaga noneho ushobora gukora akazi kawe utuje mu rugo utagenda ugaruka ariko kubera ko ibintu ngo bimaze gufungura byose muri January turatekereza ko no kubura. Yeah, ubwo tujye kongera dufungure with big energy, big things. Yeah, ibintu byose. Madebeats hits zarakozwe, Madebeats izina ryarakozwe ariko Madebeats hari umuntu uvuga ati Madebeats it's not Rwandan name. Ntago ari izina ry'u Rwanda subizi turabanyarwanda tugomba no kwiyaka agaciro amazina harya ya Madebeats nyayo kugira ngo n'umukiriya n'undi muntu wese nanakohereza n'akamesaje ka momo n'iki amenye ngo ni runaka bazakohereza kuri momo bagasanga yitwa izina rirerire cyane. Bajya bakureba urabona ko ibyo bintu bibaho yeah, so it's sometimes nyine bibaho ugasanga umuntu witwa wenda Madebeats ariko ajya kuri momo ugasanga yitwa nzamurerera ikimana yamumereye umurwa Simyumurwa stuff like that. Usibye ko n'amazina ari meza by the way ariko nyine izina riri professional right tukanye n'amazina ari murangamuntu kuko amazina ari murangamuntu na amazina umubyeyi wawe akwita so nta control ubu bifiteho tu ariko nyine ubu none ushaka abantu tubamara amakenga your real names bro. So Madebeats yitwa Mucyo David. Hanyuma Mucyo David kugeza uyu munsi kuko Madebeats wa mbere tuzi na Madebeats uyu munsi kuri look you total differently bro. Bimaze kongera iki ku kazi cyangwa se no ku mufuka? Well, urabizi creativity ni ikintu kiri crazy. Yeah, so uko ugenda ujya deeper ugenda uvumbura ibintu bidasanzwe. So ikintu cya mbere buri aba creatives bose bari kudukurikirana kano kanya barabizi ko twanga routine, twanga ibintu bihoraho buri munsi. So uyu munsi ukora ikintu ejo ugashaka ubundi buryo ugomba kugikora, ejo ugashaka ubundi buryo bwisumbuye ugomba kubikora. None ugasanga nk'uyu munsi ufite penke nk'iyo yawe ariko ejo ukavuga ngo ndashaka dreadlocks. Ugashyiraho ejo ukavuga ngo no ndashaka teinture y'umutuku. Ukayikubita ejo ukavuga ngo skinhead. So creative no umuntu udashaka kuguma muri space imwe
kugira ngo abashe kudeliveringa ibintu biri different. You understand? Creativity mpita nibuka Kiss Summer Awards how you was looking kuko uri mu bantu baje bari toto differently na kugeza n'uyu munsi uri muntu sha ngira ngo azashira n'imyaka nk'ibiri irageze. Undi muntu wagoye idea Ni ibintu natekereje tu. Natekereje. Madebeats nimba ubeshya Imana ikugira Imana impana. guhanisha Imana ikibazo ni uko igira imbabazi nyinshi ntabwo yamara, ariko niba mbeshya Imana nabibona. I don't lie, remember? So I got an invitation from Kiss FM. So barambwira ngo nyine I should come to the events nyine nkareba ukuntu ibintu bimeze. I was nominated by the way muri category ya best producer, summer producer. So ndavuga ngomba kuza, ariko no bari bambwiye ko bafite red carpet. So ndavuga quand même kuri red carpet ntagomba kuza wambaye ikoti nk'ibyo ujyana mu bukwe cyangwa wambaye style usanzwe ujyana ahantu muri fete. You have to look different bijyanye n'iyo occasion too. So that's how I thought about the outfit nanifite. Yeah. So byari biro bingahe? Byose niwe wabikretinze. Nasa ni nkuko wakomara ishati gusa. Well, umuntu wabikoze naramubwiye ngo bino bintu ushobora kubyambara for like 2 or 3 hours. So ukeneye ushaka uburyo bigomba kuba bitari umutwaro nikoreye. You understand? But unfortunately nageze muri room nsanga nta hantu namwe nshobora kwicara hajyanye n'ibintu nari nambaye. Biba ngombwa ko njya muri changing room ndabihindura nambara ibintu bisanzwe kugira ngo mbashe kujya muri audience ya hanyuma reka wenda nibwo bwa mbere mu Rwanda hari habonetse design like that. Aba design aba fashioniste turabafite, ariko for the first time nibwo nanjye ubwanjye nkikubona how you was looking naravuze ati wow uko ibintu bitangiye guhinduka. How much money ira ball yo hejuru yonyine yari ihagaze kuko iri design irahenze itandukanye nimba atari ibanga yari ihagaze ubupinda bungana guteme. Well, amafaranga ntabwo nayavuga, ariko wenda kugira abantu tubashyire muri imagination it's above $300 kuzamura hejuru. Kuva kuri uyu munsi kuri uriya munsi kugeza uyu munsi reaction cyangwa se na n'uyu munsi ibintu message nyinshi wakiriye zakubwiraga ijambo rimeze. Well, abantu benshi ukuntu bari banzi ntabwo expecting akaciro now bwa so urumva ngende umuntu uhisha amarangamutima yanjye simba shaka kugaragaza what I'm really feeling at the moment. Urumva like nyine shora kuba wenda turi gukora indirimbo, ariko ngende muri studio ngerageza gucapturinga emotions zawe akaba arizo nkoresha indirimbo. So indirimbo ishobora kurangira mu by'ukuri party yanjye irimo ari ntoya cyane, ari like 25%. So rero biragoye ko wamenya ibyo nkunda, uburyo mba shaka kugaragara, uburyo ntekereza blah blah. So iyo rero abantu babonye nambaye kuriya bashobora kuvuga okay Madebeats yasaze cyangwa yakoze ibintu bidasanzwe, ariko maybe that's how I think, that's how I live. Nibyo ndeba iyo mvuye muri studio like ya life yanjye uzi mu producer, maybe that's how I live on a daily basis. Hanyuma the next uretse nyuma ya album yawe cyangwa se na album yawe cyangwa mu bikorwa byawe the projects abanyarwanda bagomba kumva mu minsi iri imbere bakumva ari fresh cyangwa se ari akantu nawe uvuga uti mfite umunyu ahantu ntibazatungurwe. Reka mbabwire bwa mbere kuri Legacy TV hari akantu ufite kakunyu uri gukora. Well, kinabwira abantu made in Kigali ni concept natekereje kubera imyaka maze nkora mu Rwanda. My album is called Made in Kigali. Made in. Yes. That's my album that is coming out in December kuri Christmas. So ile album nayise gutyo kubera ko niho Madebeats yavukiye. About
I'm focused to the album izindi project zindi z'abandi bantu. Exactly. That's what I'm trying to say. Yeah. That's what I'm trying to say. So ndi kuvuga ngo album nayikoze kubera aho maze kugera n'abantu twakoranye. Ariko iyi album nimara gusohoka muri December 20 kuri 25th. Basically ideas are bihari ni ukuvuga ngo how can we bring this sound to the whole world? You understand? Yeah, like what I have with my artists mu Rwanda, how can we share it to the whole world? You understand? So we start with East Africa, we start with Africa, we start with nine continents agiye atandukanye. So we grow gradually. Ntabwo ari ibintu bito gukora ako kanya, ariko urumva Made in Kigali ni album y'abanzi bo mu Rwanda twagiye dukorana, nkirengagije abo twagiye dukorana abandi bo hanze. So ariko nituyirangiza album ikurikiyeho zagenda nkorana n'abahanzi bagiye batandukanye ba Harmonize, ba Roberto, abantu bose bo hanze twagiye dukorana. Kuri version tunyinzi uzakorana international level. Exactly. Hanyuma ubu noneho Madebeats hari ibintu aba artist benshi baba upcoming cyangwa se aba underground bajya bavuga, aba producers they don't give us the time. Man, ushobora kuvuga nk'umupeti ushobora kuba uri gusapotinga muri iyi minsi nyine tu utari superstar cyangwa se underground. Well, ubu ngubu album yanjye Made in Kigali ndimo gukorana n'abahanzi bose. Njye ndimo gukorana n'abahanzi bari dope, ntitaye ngo ni umustar cyangwa umutoya, urumva? So album niko ntarasohora tracklist, ariko niba yumva bazumva ibintu bigiye bitandukanye, bazaba surprised. So iki kibazo ubajije bo ubwabo bazisubiza nibumva album yasohotse, kandi it's very soon 25th of December. Yeah, Made in Kigali coming out 25th of December. Madebeats, your social media big bro, take the mic. Hey yo, what's up? This is Madebeats on the beats. Follow me on Instagram, Madebeats official. My album Made in Kigali is coming out in December 25th. Kuri Noheri. This is Legacy TV. Mukomeze mukurikirane. Peace.